ndinde kundinda ukandamira ukandengera natana ntuntera agahinda ugahindira hirya ibyago bimpiga ukankingira imyambi ya wa mugomo ngora uhora ngenza ngwa nzonge ngwa nzambye ngwa mpombye ngo uruhisho wahishiye abagushakana umwete nduhombe mbe mbaye igicibwa imbere yawe ndinde dawe kw'abandi bagenda mbareba marimba acumbikiye imbaga n'abanyembaraga bagenda mbireba njye n'imbaraga kizimpesha kurambuka nguko ko bucya nkagenda nk'abandi ngahaha ngataha najya kumva nkumva ngo impanuka ngo inkomere ngo indembe nkumva barabika b'urupfu rutwaye rukabatanya n'ababo bose bagasigara mu kangaratete njye ndinde dawe niki se ntunze kirenze icy'abandi ngo ahari kiba ari cyo nkesha kuramuka cyahese cyo kajya kwicyonzi cyari urukundo rwawe urw'unkunda rurenze uko narurondora rutuma uyu mutima utava mu gitereko mu gihe mbona ngowe n'ubuzima ngurwo uruturisha imiyaga n'imiraba ahari agahinda hakaganza umutuzo ngurwo urutumye ngitera akakuka ngurwo urwo nkesha kwemuka nguko ariko se abandi bagenda urabanga none se kubona umubyeyi abyaye agahinja kagasiga katonse umuhondo no hirya hariya ukahabona umuryango ugaragiwe cyane n'umukuru muri bo wajya kumva ukumva uwo mukuru ngo aragiye kandi ari we bitaga umukungu atungishije benshi muri uwo muryango akanga akagenda bagasigara bashengurwa bibaza byinshi bati tubaye abande ko wari udutunze Uwiteka mutwaye nyamara dawe abo bose bagenda ubu bazi ubakunda ugakomeza kandi ukabarindira babo uwacu kubiri n'iri jambo rikuvuga kuri rukundo sinzi icyo yavuga none se ndinde kundindira abanjye abagiye ubwo nibyo abasigaye uratuza uturindira ubuzima ntituzimirire mu isi dore ko yuzuye ibisitaza byinshi ndinde nduwo wiremeye mu ishusho yawe umwanzi yashatse kumpindura ukundi uwo mushukanyi waje mu ishusho y'inzoka inzira mbi yayobotse imugejeje Edeni muri Adamu wa mbere mba mpindutse icyaha mba mbaye igicibwa mu maso y'iyera isura yandemanye ibihindutse umwanda mba nambaye inshokero kubera igicumuro ndacumura ntiwanshumbusha uti humura shenge Lusiferi ndamuzi yari atuye ahera hinyura uko kwera yanga kuyoboka ingoma zirinenge niko kuza ngo arebe ko hari isi yanjye yayihindanya akayigarurira yagambiriye kukugira imbata y'icyaha ariko humura shenge dore ngiye inshungu ubwo Adamu wa kabiri nkuraho icyasha muri we ngarurirwa ubwiza nahoranye amaraso ya Yesu anyinjiza ahera ubwiza bw'Imana bunzaho hose kubw'uwo mpinduka rwose umuneshi ndi umwe mu bagize ishyanga ryera abantu Imana yirongeye ubwayo ndi umwana w'umutware utwara abatware ndi igikomangoma kubw'umwami wankunze ndi umwana w'ijuru ndashinganye rwose kubera Imana nitwa uhiriwe ndanyuzwe ikindi kandi ndi umusizi udasahinda udasamara ngo hate umutima utava mu gitereko ngasigara nasheshe sintira inganzo sinayitereta gitare yarantitesheje ngabira impano inganzo nziza ihenze cyane ayimpa rwose nta n'ikiguzi nanjye ngambirira kudatezuka nerereza uwo mwami wanjye ndi mudatezuka ku ntego intwaro yanjye ni ugusenga ingabo yanjye ni ukwizera inkota yanjye ni ijambo ry'uhoraho mporane bakwe ku murimo siniganda ndi Mary murakagira Imana.